ubundi gufasha Syntex akenshi ntago nakubesha namufashaga ku mafaranga yanjye bwite twarafashanyaga nawe akazana ibi ariko kugira ngo bigire izina n'isura ukabishyiraho company nayo yaba hari ubushobozi ifite nabwo ukabushiraho so icyambere habaho ikibazo cy'ubushobozi buriya covid yaffectiza abantu benshi abantu bahindura strategy ikindi nuko na Syntex nawe amazi menshi ahugiye muri gahunda ze nkaho yaba yafashaga pause ejo bundi nibwo yatangiye gukora kuri album ye yarungira ngo yanayirangije agiye gusohora indirimbo ye ya mbere yitwa Cyakoze afite indirimbo zigera kuri 12 ariko ntabwo nakubeshya ntabwo nkunda kubeshya abantu buriya music igira ikibazo cy'ubushobozi kandi ubushobozi bwo gushoramo ahubwo return on investment buriya bari ikibazo cyane so bituma umuntu abanza kwiga strategy neza kandi kubikora kwishimisha ndi kubikora nka business so mu gufasha Syntex rero twabaye tuvuze tuti reka twige kuri strategy tuzajya tumufasha indirimbo aheruka gusohora ni indirimbo ya chef de quartier ni ndafata ndafata indirimbo nayo yari ifite investment itoroshye so umuntu agenda akora gake ariko kugeza ubwo noneho tudefininze kariya ye kuko nafite byinshi abugiyemo nanone hari igihe yaratangiye gukora ibindi bintu bitandukanye so navuga yuko hari aho ntago nakubeshya nuko turacyari gupanga strategy ariko ubwo afite album wenda turi kureba ukuntu twa investingamo tukareba uko bizagenda afite abakunzi be bamukunda akora umuziki kubera kuwukunda ni umuntu ukora bitajyanye no kwinjiza n'umuntu bikora ukabikunze ariko nanone urumva company yo ireba kwinjiza so kubalansinga rero ibyo bintu byari bikomeye ko twagombaga natwe kwiyubaka nka company ifite ibikorwa byinshi bitandukanye biri gukora so habamo icyo kintu ariko mu by'ukuri Atanation ntabwo ari ukuvuga ngo managing artists ni primary business yacu biriya dukorana mu buryo kuko ni umuvandimwe wanjye niyo mpamvu nta n'undi muhanzi wigeze ubona ajyamo cyangwa se ngo ubone umukomediye ngo twasayininze muri Atanation kandi bishoboka neza cyane hanyuma reka nse nk'uwihutaho gatoya reka mite nsimbukira nanone nanifite ibibazo byinshi cyane ariko wenda bitewe na time reka nse nk'usimbukira gatoya kuri Big Brother Africa hashize igihe kitari gitoya hashize igihe kinini cyane rumwe mu banyarwanda wigeze kuba wajya muri iyo niba navuga sinzi uburyo nabidefinisamo kugira ngo umuntu yumve neza iki gikorwa icyo ari cyo neza Big Brother Africa ubundi baza kudufasha hanyuma nk'umuntu wakibayemo nk'umuntu wari uhagarariye u Rwanda muri icyo gikorwa muri rusange kuri wowe n'iki iyo platform yaba yaragusigiye wenda nk'isomo yaba yaraguha iyo platform ku buryo n'iryo somo riri kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi uyu munsi hanyuma se nanone ubona kuba yajyaga wenda sinzi niba yarahagaze cyangwa se gikomeza ariko kuba nanone abanyarwanda bagiraga amahirwe yo kuba bayitabira Big Brother ubona yari kugira uwuhe musanzu cyane mu iterambere rya entertainment nyarwanda muri rusange ubundi umuntu wese akeneye icyo bita adresse iyo bavuze izina ry'umuntu ntabwo birangiriraho baba bagomba kugira ahandi hantu bamusanisha urugero nawe utangiye wavuze asa muzi muri Seka Live Seka Live niyo adresse yoroheye abari kutwumva kuba bahita bamenya uwo ari we ushobora kuvuga Clement wenda ugahita uvuga Clement muzi muri Kina Music uvuga ngo adresse irakenewe cyane ku muntu wari we wese nawe buri usanga ufite adresse ushyiraho igitangazamakuru cyawe icyo gihe rero byari 2014 njya muri Big Brother icyo gihe iyo ugeze on an international level n'urugero iyo bari kukuvuga cyangwa se bari kukwandikaho ku bitangazamakuru byo hanze cyangwa se mu bandi mu zindi networks zitari zo mu Rwanda bo ntago bazi Seka Live bo ntago bazi wenda radio nakoreye ntago bazi Atanation ariko bari ikindi kintu abantu bazi bahita bavuga ngo asa wahagarariye u Rwanda muri Big Brother so Big Brother
iguhereza address izwi kuko ni ikiganiro cyacyaga kuri DSTV cyarebwaga n'abantu barenga miliyoni 50 ku munsi live muri Afrika hose. So urumva rero iyo level ya exposure ibihagije ubwayo kugufasha. Ni kenshi nagiye nk'ubu njya guperforminga za Kenya, baravugaga as a Rwandan comedian representative in Big Brother Africa. So baba bagurisha Big Brother, nta nubwo baba bagurisha wowe. So iguhereza address igurishwa byoroshye, niyo mpamvu hari ibyo bita kwisanisha n'amabrands akomeye birafasha. Bituma nyine n'abantu bibabaho, wenda nk'umuntu uri kunyumva ashaka kuvuga ati wenda ngiye ntafite address ikomeye, aba ari umubyeyi wawe akenshi ati runaka umwana wa bibaho. So rero Big Brother navuga ko yabaye address yanjye ikomeye, nafasha kuba yarangejeje kure, n'ubu ndacyayigenderaho, iri muri CV yanjye, nahizajya, iri mu bikorwa nitabiriye. Big Brother yari show ikomeye cyane, yagaragaraga bireba ahantu hose, ifite abantu batutse mu bihugu 24 bagiye kubana berekana ibihangano byabo. Buriya twara performingaga buri cyumweru, yatumye n'exposa, yatumye menyekana nk'umunyarwenya ku rwego rw'icontinental muri Afrika hose. So biranamfasha niyo wenda usanze yari umunyarwenya nabikiye tutaziranye, namugira hello, my name is Arthur, mfite show yitwa Seka Live, ndi umunyarwenya nkorera mu Rwanda, nahagarariye u Rwanda muri Big Brother, yagize iki, umuhereza CV kugira ngo abone yuko umuntu ari kuganiriza atoroshye, kugira ngo atagira ngo wenda uje kwinginganira. So biguhereza icyo bita bargaining power yo kuba umuntu wamuvugisha. So ni byiza rero, ni ibintu byiza cyane, ni nka Bravan kuri iriya yatsindiye, azayigendana paka azakomeza yishyiraho imutandukanye n'abandi. So niko nabyo bimeze muri macurebye. Neza cyane. Anyway, hanyuma tugira dusa nk'abagana ku musozo ho gatoya, azi nka Waves Radio, ahanini usanga twimpawaringa abantu bafite ubumuga muri rusange, kugira ngo bumve ko nabo ari abantu bafite umusanzu ukomeye cyane mu iterambere ryabo ry'ubuzima bwabo bwa buri munsi muri rusange. Buriya ubona gute wowe umuntu ufite ubumuga azi nk'umunyarwanda, ubona ubuzima bwabo wenda uyu munsi baba babayeho buborohereza kuba hari icyo bashobora kuba bakora gishobora kuba cyabateza imbere mu buryo cyangwa se ubundi, batarinzwe kuba bafashwa n'andi maboko muri rusange, wenda ubu bwabo bakaba bumva ko ari icyo bashobora kuba bakwikorera, hanyuma kikaba cyabateza imbere. Njyewe ikintu mpora mbwira abantu nuko mbere yuko utekereza ku bibazo kugarije, wabanza ugaha priorite opportunities kugarije. Yego. Buriya buri muntu agira opportunities zitandukanye, buri muntu agira opportunities zitandukanye pe, ntabwo nakubeshya. Iyo banje gutekereza opportunities, bituma mind yawe idasagarirwa cyane n'ibibazo n'ingorane, kuko ingorane zo zihoraho, ibibazo byo bihoraho mu buzima bwa buri munsi, twese twisanga muri icyo kibazo. Ikintu nabwira rero umuntu ufite ubumuga, icyambere na mbere ni ukubanza kumva yuko ari umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yatekereza kuri opportunities zishobora kuba zimuri iruhande. Ikindi cya kabiri, nemera yuko umuntu atari ku giti cye, nemera yuko umuntu ari abantu, umuntu agizwe n'abantu. Ushobora kuba udafite ubumuga, ntugire icyo ukora, kuko mu bitekerezo byawe nawe wakomeje utekereza ku bibazo. Uramutse ufite ubumuga ntibyakubuza gutekereza igikorwa runaka, niyo cyaba gisaba ubushobozi wowe udafite, ariko ukaba wakorana n'umuntu ufite ubwo bushobozi. Niba ari projet, niba ari igitekerezo, niba ari business, niba ari abantu barakorana. So ngiye ikintu nababwira, gukorana ni icyambere. Ikindi cya kabiri, gutekereza opportunity, kwibanda kuri opportunity zishobora kuba zihari. Ibyo bituma mind yawe yaguka, ukayihereza umurongo w'uko utagendera mu bibazo. Buri uzarebe abahanga bavuga ko ikintu utekereje cyane ni nacyo kiba. Ugasanga mu by'ukuri
ushobora kwibanda ku bibazo uhura nabyo ntabwo tubyirengagije ariko ndi kuvuga kubyibandaho bikakubuza gutekereza kuri opportunity zindi ushobora kuba ufite kuko buri muntu afite opportunities ze afite ubushobozi ashobora kuba yakora so njyewe nabwira umuntu abanza atekereze ku bushobozi bwe icyo yakora arebe ukuntu yagikorana n'abandi ntabwo nemeranya n'umuntu wikorana anarebe ukuntu ashobora kugikora mu buryo buri sustainable mu buryo bushobora kuba bwakomeza ari ikintu gishobora no gukorwa no mu gihe nawe adahari ni ukuvuga ko nanone twese buriya dushobora guhura n'ikibazo runaka n'ingorane runaka iyo utatekereje kuri iyo opportunity ishobora kuba sustainable mu gihe udahari iyo ide ibifite limite sinzi impamvu icyo nshaka kuvuga ibifite limite mu buryo bwo kuvuga ngo udahari ntiyakorwa so njyewe icyo nabwira abantu ni icyo ngicyo tugerageze twumve ko gukorana bishoboka gutekereza opportunities solutions niyo cyaba ari igitekerezo ushobora kuba wavuga ubaye ufite ubumuga bwo kutavuga ukaba wacyandika waba ufite ubundi buryo bwose ushobora mu Rwanda hamaze kujyaho systeme zitandukanye aho dufite abantu batwegereye cyangwa se inzego zitwegereye cyangwa se ibigo binatwegereye bishobora kuba bidufasha hamwe kuba mubagezaho ayo makuru uko ushobora kubona uburyo ushobora gutambutsa igitekerezo cyawe cyangwa se icyifuzo cyawe ariko kikaba cyakorwa so njyewe niyo mpamvu mvuga nti buriya ubashije kuba watekereza mu buryo bwo kuba watekereza mu by'ukuri birashoboka kuko ibintu bikomeye byose byabayeho kuri iyi si byahereye ku gitekerezo ntago hagiye n'ibindi bintu birenze byahereye ku gitekerezo bikorwa n'abantu barenze umwe icyo kintu rero iyo umuntu agitekereje yumva bishoboka njyewe nuko ntekereza ibintu byanjye byose bihera ku gitekerezo kandi ntabwo bikorwa nanjye bikorwa n'abantu benshi so ukwikuramo yuko uri wenyine icyo cya mbere ikindi cya kabiri wumve yuko mind yawe itakabaye kuba isagarirwa n'ingorane gusa ahubwo ishobora kwitoza gutekereza opportunity njye nicyo kintu namubwira kuko hari ibibazo byinshi kandi ntabwo wapfa kubikemura nonaha ariko ntibyakubuza kuba wishimye mu bundi buryo bushoboka so nicyo navuga neza cyane tugiye muri industry gatoya usanga mu muziki yego dufite niyo bose kuri gupresenta neza afite ubumuga ariko muri comedy tukabona hari ukuntu nyine bitaragenda neza hari icyizere ko maybe dushobora kuba twazagira umwe mu comedian bafite ubumuga nawe akaba n'abapresent abafite ubumuga cyane muri iyo sector urumva ibyo ni ibintu biba bisaba iterambere mu by'ukuri ntabwo nakubeshya nanjye ubwanjye nshobora kuba ntazi n'uburyo nafasha umuntu ufite ubumuga so usanga ibyo ni ibintu bizana n'iterambere with time ariko ntibivuze yuko kwa kundi natekerezaga nk'umuntu uri kutwumva ushobora kuba bibonamo opportunity akaba yazana icyo gitekerezo nibyo navugaga so tukaba twakorana mu kubona icyo gitekerezo hanyuma ejo bundi harabona ahuye nabo hari initiative yitwa Gitabo bambwiye ko hari abana bashobora kuba bazana mu mwuga wa comedy dufite gahunda yo kuzabashaka neza ndangije ibyo ndimo ariko ubona yuko kuba nabo barabibonye bakabona bishoboka byerekana ko babitekerejeho kandi wongera ngo iterambere rigenda riza hagenda haza n'ubushobozi mu bijyanye na equipment zikenewe nk'abandika yego kuba ubwo bushobozi noneho buri kugenda bugaragara urumva ibyo bikoresho biba bikenewe so uko bigenda bizamukanye kako na komedi izatugeraho kuko buriya music industry nayo imaze igihe kinini ariko usanga abafite ubumuga bayikora ku rwego ruri professional ari bake kandi imaze igihe kinini so navuga yuko wenda mu gihe kizaza bizaza kugeza ubu ntabonzi wenda bashobora kuba banahari haramutse hanabonetse umwe ashobora kwinsipayiringa abandi ariko bisubira no kuri cya kinini navugaga opportunity zirahari nk'umuntu uri kunyumva ufite ubumuga
ushobora kuba yatekereza ku buryo ashobora kuzana iyo solution, iyo ni opportunity, iyo ni market yaba ihari ashobora kuba yakwinjira muri comedy nta kibazo. So nanjye ntabwo mfite solution za buri kimwe, ariko I'm open, niteguye kumva ibitekerezo by'umuntu ari we wese. Neza cyane kabisa. Ntekereza ko iyo message ari ingenzi cyane, kandi ntekereza ko ni nkaho ubaye open, utanze urubuga kwayo. Yego cyane rwose. Anyone, buri muntu wese. Comedy ikorwa muri forms zitandukanye. Hari comedy idasaba kuvuga, hari comedy idasaba kugaragara kuri stage, yandikwa, hari urumva zigiye zitandukanye, hari byinshi bitandukanye. So habaye hari umuntu ufite icyo gitekerezo nta kibazo. Neza kabisa. Anyway, reka tugushimire cyane none kuri ino time yawe. Urakoze cyane. Tuganira umwanya utari muto, utari na muremure cyane, so ngushimire kuri ino time. Hanyuma sinzi wenda niba hari indi message ihari wageza ku banyarwanda bagukunda nanone. Urakoze cyane. Ikintu nabwira abari kunyumva cyane abajene, ikintu cya mbere ni ugutekereza. Nyuma yo gutekereza bikajya mu gushyira mu bikorwa, yava mu gushyira mu bikorwa ukongera ugatekereza uburyo ibyashyizwe mu bikorwa byahoraho. So mpora mbibwira abantu, kubera yuko akenshi twumva ko umuntu azadufasha, umuntu azatureberera, umuntu azagira ikintu, ariko ibintu birenze byose byakozwe kuri iyi si byahereye mu gitekerezo. Ubushobozi ndabyumva ni ikibazo n'iki, ariko hari abantu bafite ubushobozi badafite ibitekerezo ntaho bageze. So njyewe nicyo nabwira buri muntu wese unkurikira, tekereza uburyo ubwo ari bwo bwose ushobora kubyaza umusaruro ubuzima bwawe. Mvuze kubyaza umusaruro ubuzima bwawe kuko nicyo gishoro cya mbere dufite. Hanyuma ibindi bikazizana. Abakunda comedy bo, niba uri umunyarwenya, anytime uzashaka witwa Merci ntusigaye ufite abanyarwenya bakizamuka, umuvugishe, ari kuri social media, afite show yitwa Generation Z. Seka live uzisangaho, bizikora automatic. Ubaye uri umuntu ukunda comedy, abanyarwenya nibazi wawe, nibaza mu gace kawe, nyamuneka uzabashigikire mu buryo bwose bushoboka, kuko batera imbere nuko benspira n'abandi. So nicyo nabwira abantu bari kunyumva. Neza cyane. Reka tugushimire cyane. Asante. God bless you. The Big Friday Live.